twongeye kubasuhuza nshuti mudukurikira. uyu munsi rero nifuje kubagezaho amakuru amaze iminsi acicikana, ngira ngo benshi mwarabyumvishe, aho abantu bagira bati umunyeshuri wese wiga muri 9 azajya yishyura ibihumbi 45, abandi bakagira bati umunyeshuri wiga muri primaire azajya yishyura ibihumbi 19,500. uyu mwanya rero ndashaka kubaha amakuru acukumbuye, amakuru adasize ivu, avuga ukuri kuri ibi bintu bimaze iminsi bicicikana. Mbere yuko ariko nkomeza, reka mbanze mbaganirizeho gatoya. Ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatatu nari nagiye mu ntara kuri gahunda ya Minisiteri y'Uburezi yitwa nawe wagera kure campaign. Nawe wagera kure campaign akaba ari gahunda ya Minisiteri y'Uburezi ikangurira umwana, imwereka ubushobozi afite. Ariko iyo gahunda yari yabaye mu rwego rw'igihugu hose muri rusange. Muri buri karere hari ibigo byari byagiye bisurwa, noneho bigasurwa n'abantu bavuka muri ako gace, ababashije kwiteza imbere, bagize icyo bageraho. Ndabyibuka hari umudepite uvuka mu gace k'iwacu, nubwo tutakuriye ku kigo kimwe, ariko nawe yari yagiye ku kigo kindi duturanye. Iyo gahunda rero nkeka Minisiteri y'Uburezi izayikomeza, buriya izatubwira cyangwa se ishobora no guhamagara n'abandi bafatanyabikorwa kugira ngo iyo gahunda izakomeze, kuko nabonye ari gahunda nziza cyane. Nkaba nshimira by'umwihariko ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda buba bwitaye ku muturage, kugera kuri wa muturage uturukaho mu cyaro cyakure cyane, hahandi uvuga uti aha hantu se ntuye, ubu nabasha no kugera i Kigali, nkabasha no kumenya ngo Kigali iteye gute. Muri icyo gihe rero hari ibibazo nabanje kubaza abana. Narabanje ndababaza ntese ninde uhemba mwarimu ubigisha? Nubwo ari abana batoya bo muri primaire, ariko abana batoya buriya bazi ubwenge. Baransubije bati ni leta. Ndakomeza nanjye mwarimu naniyemeje kubabaza, ndongera ndababaza ntese ninde ubaha ifunguro rya saa sita? Abana barongera baransubiza bati, barabanje bamwe abato baransubije bati ni diregiteri, abakuru baransubiza bati ni leta. Ntimwiha amashyi. Turakomeza tutese ninde utanga amafaranga yo kugura ingwa? Abana baransubiza bati ni leta. Ariko ubwo murumva ibibazo nabanje kubabaza. Ndongera ndabaza ntese mwebwe mwabana mwe mukora iki? Ko numva ibintu byose ari leta ibikora, mwe mukora iki? Baransubiza bati twebwe turiga. Ntese muratsinda? Bati turatsinda rwose. Munyemerere iyi video ni video ngufi cyane, muze kuyirangiza kuko ntago ni video ibaha amakuru, nuko ako kara kanyuzemo kabahaga amakuru ibiganiro nagiranye n'abana. Tuza gusanga ibintu byose ari leta ibikora. Ubu hari abatangiye gutekereza ngo ndashaka kuvuga ko leta izongeza cyangwa itazongeza. Mureke ndabaha amakuru yatangajwe na Minisitiri Nsengimana Joseph, Minisitiri w'Uburezi. Ndabaha amakuru we ubwe yitangarije. Mureke rero mubanze muyumve, mwe kugenda mwihuta, ni ikiganiro kigufi rwose. Nyuma y'ibyo rero twaraganira, ntese mwabana mwe ko numva ibintu byose ari leta, mwe mukora iki? Ati turiga. Niko mfite amakuru ko hari abana nubwo atari mwese, ukajya kubona ukabona hari umwana wataye ishuri. Ntese ibyo bintu nibyo koko? Abana baransubiza bati bijya bibaho. Cyangwa ukabona umwana arasibye, saa sita zagera umwana akaza kurya. Ntese ibyo nabyo koko bibaho? Abana baransubiza bati bibaho. Mbere y'uko rero mbagezaho aya makuru, reka mbanze nisabire ababyeyi. Niba leta yahembye mwarimu, niba leta yaguze ingwa, niba leta yatanze inyubako z'amashuri nshyashya, buri munsi mbona ko hari amashuri mashyashya asohoka aba yubatswe, niba leta yakoze ibintu byose, wowe mubyeyi ugasabwa gutanga ibiceri 975. Ntabwo nigeze njya mu mibare, ariko ndumva ariyo mafaranga atangwa n'umunyeshuri. Ariko ntiwohereze umwana ku gihe, hejuru ko kwiga ari ubuntu, ntabwo biboneka mu bihugu byose, ngira ngo murabizi.
ntabwo abana bose babona ifunguro rya saa sita ku ishuri mu bihugu bidukikije tutiriwe tujya no mu bya kure, ngira ngo ibyo murabizi. Cyakora amakuru mfite mu bihugu byo hanze, ubwo mperuka kuvugana na bamwe mu banyeshuri nigishaga igifaransa, barambwiye bati umwana wa hano yigira ubuntu, ntago yikoraho rwose kurinda arangije universite. Ubwo nari ndimo kuvugana n'abantu birwota amasimbi mu bihugu by'i Burayi, ariko mu by'ukuri iyo ubirebye neza intambwe u Rwanda rugezeho mu bijyanye n'imyigire, nabyo nimvuga ko ari ubuntu 100%, ntago ndaba mbeshye. Wenda nasaba leta uko ubushobozi buzagenda buboneka n'ama universite hakazabaho ibintu byo kugira ngo buri wese azabashe kwiga universite mu buryo nawe bumworoheye. Kandi ibyo ngibyo rwose hamwe n'ubuyobozi bwiza, nitugumana ubuyobozi bwiza ntacyo tutazageraho. Ariko mbere yuko ntanga iyi gahunda Ministre Joseph, Ministre w'uburezi yatangaje, wowe utarakora subscribe kuri iyi channel wakora subscribe urebe neza, kuko ngira channel nyinshi nkoreraho. Iyi ngiyi ngira ngo ntago wari uyimenyeye. Niba utarakora subscribe wayikora, ugakora like, ugakora share, aya makuru ukabasha kuyageza kuba yakeneye. Ministre w'uburezi rero aragira ati, Ministre Nsengimana Joseph ubwo yari ayoboye inama ku iterambere ry'uburezi bw'ibanze yagize ati izo ni impuha sinzi aho ayo makuru yaturutse. Ubwo yavugaga ku bijyanye n'abantu bakomeje kuvuga yuko amafaranga yaba yo umwana yishyura kugira ngo yige, yaba yo ku ifunguro ahabwa rya saa sita agiye kwiyongera. Ati izo ni impuha sinzi aho ayo makuru yaturutse. Ati nta gahunda dufite yo kongera amafaranga y'ishuri cyangwa ayo kugaburira abana, ahubwo icyo yongeyeho aributsa ababyeyi kujya batanga amafaranga basabwa ibiceri 975 bakayatanga ku gihe, kuko hari abo usanga birengagije inshingano. Nyamuneka aya makuru rero nkayamana yakuye ku kinyamakuru bita Kigali Today, ubwo umunyamakuru Jean de la Croix Tabaro yasimbutse. Ntago wenda nzi niba yari aho Ministre yari ari, ariko nibwo aya makuru ikinyamakuru Kigali Today cyabashije kuyatohoza. Ngira ngo rero ku bantu benshi bamaze iminsi bavuga bati Ministeri igiye kongeza amafaranga, ese ababyeyi bazayabona, ese ntihazabaho guta ishuri cyane. Ngira ngo mu by'ukuri amakuru nyakuri, amakuru y'impamo nuko nguko ameze. Nanjye ntago nzi ahantu iki gihuha cyari cyaturutse, ariko wowe uzi umuntu iki gihuha waba arumvisha iki gihuha, umubwira uti rwose nkuko Ministre w'uburezi yabitangaje nta gahunda ihari uyu mwanya yo kongera amafaranga atangwa n'umubyeyi. Ariko nisabire ababyeyi nanone, ni iby'agaciro kuba leta y'u Rwanda yita ku mwana w'umunyarwanda. Buriya iyo umwana mu gitondo abyutse akajya ku ishuri, akaba asabwa kubyuka yihutira kujya gufata amasomo, ntukamukereze mu gitondo, ntukamusibye. Abakora icyo bita drop out, gutuma abana bava mu mashuri, namwe rwose ibyo ni ubuyobe. Buriya ubwabyo ni ikibazo gikomeye kubona umuntu wasigarana umwana wawe guhera mu gitondo kugeza nimugoroba. Ni iby'agaciro. None yakubwiye mwohereze ku ishuri mwigisha, none umuvanye mu ishuri yize umwaka umwe, yize imyaka 2, ntago rwose ari byo. Nkuko mubizi njya ngira abantu nigisha amasomo anyuranye y'indimi, cyane amasomo y'igifaransa. Ukabona umuntu yagiye kwibona, yibona mu gihugu runaka ari impunzi se, cyane ubwo mvuze nk'impunzi z'abakongomani. Ukabona yibonye mu gihugu runaka, arasabwa kuba azi igifaransa kugira ngo abone ubwene gihugu, kugira ngo abashe kubona akazi aho yagiye guhigira muri icyo gihugu. Bikamubera inzitizi kubera ko ntazi gusoma, ntazi kwandika, bikamubera inzitizi, bikamukereza no kwiga. Waba aho uri hose ku isi utazi gusoma, utazi kwandika, utazi ururimi, birakugora nshuti yanjye. Niyo mpamvu rwose ngukangurire aho uri mu gihe ugifite aya mahirwe yo kuba ku ntebe y'ishuri, yakoreshe uko bikwiye. Uwambaye ikirezi ngo ntamenya ko kera, ariko nkeka abanyarwanda mubizi, uyu munsi nta muntu ubuzwa kwiga
primaire, nta muntu utaragiza n'umwe primaire kereko uwahisemo kubivamo wananiranye kandi nawe bamusanga mu rugo bakabimubwira, ariko ntago byakabaye ngombwa ko bagusanga mu rugo bakubwira ngo ngwino ku ishuri, ahubwo wakabaye wowe usaba, wakabaye winginga, ariko kubera leta ishaka ko buri muntu wese ajijuka usanga habaho n'icyo kintu cyo kwinginga. Iyi gahunda rero ya campaign natangiye mvuga ngo nawe wagera kure, iyi gahunda ni gahunda ya nawe wagera kure campaign, ni gahunda ya Mineduc yo kubwira abana kwitinyuka aho uturuka, aho ngaho mu cyaro, aho uturuka hose wazamuka ukaba ministre, waba mudepite, waba umucuruzi ukomeye, waba umushoramari ku rwego rw'isi, wikwitinya. Umuntu wese wumva iki kiganiro yitinyuke rwose. Hari abantu baturuka mu byaro ndetse babona n'abantu bakora kuri za YouTube bakumva ni ibintu batabasha kugeraho. Nanjye ubwanjye ubivuga ndi umuntu witurukira mu cyariyo mu misozi kure, ntago ndi kavukire rwose ko ku muhanda w'itara, navutse mvuka ahantu mu cyaro, nize ahantu mu cyaro, nubwo nagiye nzamuka nyine ni muri ya gahunda ya nawe wagera kure. Ariko nawe munyeshuri uri ku ntebe y'ishuri, by'umwihariko uri mu gihugu cy'u Rwanda, itinyuke wumve ko byose bishoboka kandi uzagera kure koko. Hamwe n'ubuyobozi bwiza, byose hano mu Rwanda ntacyo tutazageraho. Ntago ari ibihugu byose nk'uko natangiye mbivuga bohereza umwana ku ishuri bakamugaburira akiga bitagoranye. Abenshi usanga kwiga bikiri ikibazo nk'uko mu Rwanda byari bimeze kera. Uyu munsi rero dukoresha amahirwe dufite, rubyiruko by'umwihariko abakiri batoya, mwumve ko mwitinyuka kandi igihugu kibategerejemo imbaraga. Ubwo rero amashira kinyoma nuko nta gahunda ihari yo kongeza amafaranga nk'uko bitangazwa na Minisitiri w'Uburezi Joseph Nsengimana. Mwakoze rero kudukurikira, ngira ngo mu makuru y'uburezi rwose murabizi ko uburezi ni ibintu byanjye. Nababwiye ko nize education, nubwo muri university nize ibindi nahinduye, ariko n'uyu munsi ndi mu burezi. Inkuru zigendanye n'uburezi ho ntaho wancikira, ngomba kuza mu bazivuga mbere kandi nkazivuga nishimiye aho uburezi bw'u Rwanda bugeze. Ariko urubyiruko, buri gihe nkunda kubwira urubyiruko, niyo duhe n'urubyiruko mu muhanda nkareba uko rwitwaye, nkunda kurukebura, ntimwarimo igihe cyose. Ejo nimperutse kwicara mu modoka, iyo nkuru ntago nari nyibutse. Nicaye mu modoka ari mu gitondo, ngiye kubona mbona abana batangiye gukora imikoro, bamaze kugera muri bya bibisi binini, batangiye gukora umukoro. Nagize amatsiko, ntago biriya bintu rwose bikwiye yuko umwana yicara mu ishuri agatangira gukora umukoro yicaye mu modoka, kubera ko ntago abona icyo bita concentration. Abantu barahagaze, bahagaze hejuru ye, abandi baricaye. Iyo bibaye ngombwa ko ajya gusubiramo ngo arebe mu ikayi icyo mwarimu yamwigishije, ntago yakibona kuko nta concentration ashobora kubona. Ikibazo cyanabayeho nuko yatangiye kubyica, ndamugara nti nanjye mwarimu natangiye gukosora, nti wa mwana ibintu wakoze ni amakosa. Ariko handakangurira ababyeyi by'umwihariko gukurikirana abana, mukamenya ko bakoze iriya mikoro bahawe. Mwarimu arafata umwanya akajya kugukosora, akajya kureba ko wabimenye, ariko agasanga we nta mwanya wafashe wo kumuha. Nyamuneka, uburezi ni ugufatanya. Ntago mwarimu wenyine yakwigisha umwana, ntago umwana nawe yabikora wenyine mwarimu atamufashije. Umubyeyi nawe arasabwa gukurikirana ese iyo mikoro yakozwe ku gihe. Nyamuneka dufatikanye kandi tuzagera kure. Mwibaza abarimu ngo ntago mwigishije, umwana ntiyatsinze kandi utakurikiranye ko yamuhaye imyitozo yamuhaye. Nyamuneka ababyeyi, nimwe mubwirwa. Nongeye gusuhuza rero by'umwihariko n'abasezera, kandi ngo ubwo ndashaka kuvuga abarimu by'umwihariko, kuko iki kiganiro mwarimu wese uri bucyumve, umuntu wese ukora mu burezi uri bucyumve, nizere ko kiri bumushimishe. Mwakoze cyane rero, naho ubutaha. Bye bye.